Ibihe byiza kuri mwe mwese twongeye kubasuhuza abakunzi ba Kabagari TV by'umwihariko uyu namanya tubagezaho amakuru abagezweho abasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. By'umwihariko uyu munsi tukaba twabateguriye amakuru aryoshye afite umutwe ugira uti gukusanya imisoro ya miliyari 3 na miliyoni 628 amafaranga y'u Rwanda, kwigira kw'igihugu ndetse n'uruhare rw'abaturage. Niyo nshuti wa RA niko yatangarije itangazamakuru. By'umwihariko nimba utarakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Kabagari TV buri munsi. Nje ndi Thierry Muhumuza, mbahaye ikaze. Komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro RA niyo nshuti Ronald akaba yagaragaje ko imisoro ari nk'amaraso mu mubiri w'umuntu, kuko amaraso ariyo atuma ubukungu bw'igihugu butera imbere, cyangwa se kuko imisoro ariyo ituma ubukungu bw'igihugu butera imbere. Ahangaha kandi yabigarutseho cyane ku ntego ya RA cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho igomba gukusanya ayagera kuri miliyari 3 na miliyoni 628 amafaranga y'u Rwanda mu isanduku ya leta mu mwaka wa 2025-2026. Uko rero bateganya kubigeraho ndetse n'impamvu abaturage bakwiye kurushaho kumva uruhare rwabo mu kubaka igihugu cyangwa se mu kubaka ubukungu bw'igihugu cyabo. Ibingibi nibyo yagarutse mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Mu mwaka w'ingingo y'imari rero 2025-2026 ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro RA kikaba gifite intego yo gukusanya byibuze impuzandengo ya 54% by'ingingo y'imari ya miliyari 7 na miliyoni 325 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo misoro ikaba izakoreshwa muri uyu mwaka watangiranye na Nyakanga 2025. Rero ibingi bikaba bijyanye no kuba muri uyu mwaka w'ingingo y'imari wa 2025-2026 hatangiye gushyirwa mu bikorwa gahunda yo gutanga imisoro mishya iheruka gushyirwaho, ndetse kandi aho yitezweho umusanzu ukomeye cyane mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu, yaba mu bijyanye no kubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, imihanda, amashuri, amavuriro ndetse no kuvugurura ibice bigiye bitandukanye byaba inganda ndetse n'ibyanya bikomye bya leta. Niwe nshuti rero akaba yagaragaje ko abaturage bakwiye kumva ibyiza byo gutanga imisoro ku butaka mu kuzamura ubukungu bw'igihugu, cyane cyane ko ibagarukira binyuze mu bikorwa remezo bigiye bitandukanye byubakwa hirya no hino mu gihugu, yaba amavuriro, imihanda ndetse n'amashanyarazi, amazi n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye leta igenera abaturage. Niyo nshuti kandi akaba yakomeje yerekana ko ubukungu bw'igihugu buba bwubakiye cyane ku baturage batanga umusoro, ndetse kandi ko umusoro ari nk'amaraso mu mubiri w'umuntu. By'umwihariko rero umusoro niwo ugira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye by'igihugu. Ahangaha rero akaba yavuze mu magambo make agira ati igihugu gishobora kwizera ko kizabaho kuko abantu bacyo cyangwa se abaturage bacyo bakora ndetse kandi bakanatanga umusoro, ubukungu bw'igihugu bugatera imbere ndetse kandi ku rugero rushimishije, ibikorwa remezo bikiyongera, yaba imihanda, amashanyarazi ndetse n'amavuriro n'amashuri byose bigakomeza kubakwa. Ibyo ngibyo bifatwa ko umusoro ari nk'amaraso mu mubiri w'umuntu, kuko umuntu adafite amaraso ntabwo yabasha kubaho. By'umwihariko rero umusoro ni nk'amaraso y'ubukungu bw'igihugu cyangwa se umusigi w'ubukungu bw'igihugu, kuko iyo umusoro wakusanyijwe ukaboneka, imihanda, amashuri, umutekano w'amavuriro, ariko nanone nyuma y'ibyo ngibyo byose umusoro utanga akazi ku bakozi bagiye batandukanye, si ibikorwa remezo gusa. Urumva ko umusoro ari mwiza cyane. Ahangaha kandi yanagaragaje ko umusoro utanga akazi binyuze mu kubaka cyangwa se binyuze mu kuba iyo umusoro watanzwe neza cyane hagakorwa ibikorwa remezo bigiye bitandukanye runaka, usanga rwose hari abaturage bahabwamo akazi kagiye gatandukanye, kandi abo baturage bakaba bafite imiryango batunze, bagatanga mituweli, bakarihirira abana amashuri, dore ko amashuri akomeje kugenda yubuka mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, aho ikiguzi cy'amashuri mu Rwanda rwose cyamanutse cyane ku kigero igishimishije. Ahangaha kandi yanerekanye ko umusoro utanga isoko ku kigero kigiye gitandukanye mu buryo bworoshye cyane. Ibyo ngibyo rero ni mu buryo bworoshye cyane iyo hagiye gukorwa igikorwa remezo kigiye gitandukanye cyangwa se runaka, iki nibwo hatangwa isoko bijyanye no kubaka icyo gikorwa remezo, nk'ibikoresho bizakoreshwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahangaha kandi yavuze amagambo make agira ati
Ibyo rero nibyo bituma ubukungu bw'igihugu bugenda neza kandi buzamuka bukiyongera umunsi ku munsi ndetse kandi umwaka ku wundi. Gukusanya rero ijanisha rya 54% by'ingingo y'imari bikaba bizashoboka ndetse kandi bikaba bigomba gushoboka. Niwe Nshuti Ronald rero akaba yagaragaje ko kuba ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro RRA yarahawe gukusanya ayangana na 54% by'ingingo y'imari y'igihugu mu mwaka 2025 2026. Iyi ngiyi ari intambwe ikomeye cyane igihugu kigiye gutera. Ubaze neza rero usanga nibura buri mwaka haragiye hagaragara inyongera ya 13% ku misoro yinjira mu gihugu. By'umwihariko rero ingingo y'imari y'umwaka 2025-2026 ingana na miliyari 700 na miliyoni ingana na miliyari 7 na miliyoni 325 y'amafaranga y'u Rwanda, aho 62.8% byayo bizajya mu gice cyahariwe guteza imbere ubukungu bw'igihugu nko mu kubaka imihanda 21% mu bijyanye no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ahangaha kandi niho yagize ati iyo 62.8% niho hari ibyo bikorwa remezo bigiye bitandukanye navugaga birimo kwegereza abaturage ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Bivuze ko rero ari amafaranga menshi cyane agiye mu baturage. By'umwihariko nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kugira ngo tugere kuri iyi ntego birasaba ubufatanye bw'iki kigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro RRA ndetse n'abaturage bakabigiramo uruhare. By'umwihariko rero impamvu y'imisoro mishya, Niwe Nshuti Ronald rero akaba yavuze ko imisoro mishya yashyizweho n'iyavuguruwe byose bishingiye kuri gahunda ya leta yo kwagura uburyo bw'imisoreshereze cyangwa se uburyo bw'uko abaturage bazajya basora, yaba bikorera ndetse n'ibigo by'inganda ndetse n'ibigo bishamikiye kuri leta. Ahangaha rero akaba yavuze ko icyo igihugu cyifuza ari uko nibura mu mwaka wa 2029 imisoro izaba ingana na 19% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Ahangaha rero akaba yavuze mu magambo make agira ati uko turushaho gukusanya imisoro myinshi, ndashaka tubifate nk'uko ucunga urugo rwawe ushaka gutera imbere, ni nako rero igihugu kiba gishaka gutera imbere kugira ngo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'imihanda, amavuriro, amashuri ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'amashanyarazi bikomeze kwiyongera. Iyo rero ufashe gahunda yo kujya muri banki ngo kugira ngo wigurize uteze imbere urugo rwawe, bufite ubushobozi bwo kuyishyura. By'umwihariko rero ni n'igihugu nacyo niko kigira ngo gitere imbere kandi binyuze mu kugaragaza ubushobozi bwacyo binyuze mu misoro n'amahoro. Nta handi rero ubukungu bw'igihugu buturuka uretse muri wa musoro uturuka ku musoro uba watanzwe n'umuturage. Igihugu kikabasha kuba cyakwiguriza ndetse kandi kikubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye by'iterambere hakiri kare, atari ukuvuga ngo ibyiza biri imbere cyangwa se ibyiza birejo hazaza. By'umwihariko ahangaha akaba yakomeje ashimangira ko ari ubwa mbere igihugu kigize impinduka nyinshi zikomeye cyane mu bigendanye n'imisoro n'amahoro, ariko bigamije gufasha abanyarwanda mu kumenya neza aho igihugu gikomeje kugenda kigana. By'umwihariko 2025-2026 aho ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro kihaye ino ntego. By'umwihariko rero ahangaha akaba yagaragaje ko umusoro ushobora gushyirwa mu bicuruzwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'inzoga, itabi ndetse n'imikino y'amahirwe mu rwego rwo guca intege nkeya cyangwa se mu rwego rwo guca intege nkeya uburyo bikoreshwa n'abaturage. By'umwihariko rero kugira ngo hirindwe ko ibingibi byagiraho ingaruka nyinshi ku baturage, niyo mpamvu nabyo bisoreshwa amafaranga kugira ngo ano mafaranga abashe kuba yagirira akamaro abaturage. Ahangaha rero kandi akaba yasabye abaturage guhindura imyumvire ndetse no kumva ko bakwiye kugira uruhare mu guharanira iterambere ry'igihugu ndetse no gutera imbere kw'igihugu binyuze mu gusora neza, by'umwihariko binyuze mu ruhare rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro RRA. By'umwihariko ahangaha ni kuri Ryakabagari TV. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka kuri Ryakabagari TV buri munsi. Nge ndetse Umuhuza, andi makuru ni mu kanya mu gikuri.